hari bamwe batari inshuti y'imivugire y'uyu mugabo ndetse ye benshi hari bake baba batari inshuti y'ibyo avuga ariko benshi ni inshuti y'ibyo akora. turacyumvikana rwose umutoza benshi ni inshuti y'ibyo akora n'ibyo amaze gukora mu gihe cye, ntitaye ku kuba ntari umwe mu itsinda ry'abaje be bamushakira akazi, kandi ntago twebwe media ariyo role yacu, ariko ibikorwa bye, urumva ibikorwa bye amaze gukora mu gutoza ikipe y'igihugu Amavubi, kabone nubwo twitwa ko nta qualification n'imwe twari twabona mu marushanwa atatu ubu ngubu ari angaje muri yo, abareba amasezerano ye bazirikane ko ibyo amaze gukora n'inzira arimo ari inshuti ya benshi. Batoranye rero igihabwa agaciro niba ari amagambo cyangwa se niba ari ibikorwa. buriya rero reka nkubwire biroroshye kandi byagutwara ikiganiro n'umuntu kugira ngo umubwire utari ko nyamuneka akora adjustment muri ino mivugire Yego, ariko ntago bisaba disikuru gutsinda Nigeria cyangwa Benhave, ako ni akandi kazi kagutwara igihe kandi ntiwabyifuza ngo bibe. So igihari rero ndumva Bishoboka. ikiremereye nicyo tubona, Voilà. kandi ni akazi keza arimo gukora na staff ye, ahubwo habeho adjustment yo kumenya aha ibi byihorere bibarizwa aha, ibyawe ni ibi gutya, kuko nicyo abakorana nayo bumufasha, nicyo ubuyobozi bumufasha. Tuba duteye bitandukanye, hari usanga turehakitinga bitandukanye ugasanga uteje ikibazo bitewe na pozisiyo urimo, ariko ako ni adjustment yakorwa, naho ibindi turebeye ibirimo ku kibuga uko bakosora uko agerageza ibi twari tumaze igihe.